niki nakora kugira ngo mbe uw'Imana ishaka ko mbawe? Niki nakora kugira ngo ngendere mu mahame y'Imana? Niki nakora kugira ngo mbashe kunezeza Imana? Iyo wageze kuri urwo rwego, Imana irakwigisha, ejo ukaba ibyo wize, bwa nyuma ukiga gushyira mu bikorwa ibyo wize. Niba jyewe ntahura n'umuntu nubwo yaba aramemukiye ngo mubwire ngo uraho, agakiza kanjye nako gukemanga. Impamvu mbibabwira ni iyi ngiyi. Matayo 6:14 haravuga ngo nuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so mu ijuru azagira ute? Ariko 15 nimutababarira abantu ibyaha byabo, namwe so mu ijuru nazagira ute? Igihe utari wababarira uriya muntu waguhemukiye, utari wabahoka kuri we, nawe uracyamuye. Dore rero ubukristo bwacu aho butereye ikibazo, kandi bikangiza rya jambo ryitwa ababibyi. Nukuvuga ngo Imana irashaka ko duhindura abantu kuba beza, ariko turabahinduza iki? Tugomba kubahinduza ibyo tubiba byiza. Dukwiriye guhera kuri ba baturanyi batari bakizwa, tukabwira ngo muri inshuti zacu, muri abavandimwe bacu, dore ibyiza dufite, dore ibyo Yesu yadukoreye. Tugahera kuri babandi batari bakizwa. Amen. Babandi bajya bo muri karitsiye, ukabwira ngo yewe mwebwe ntimuramenya amakuru ya Yesu, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe. Ni umunyembabazi, niwe ugira urukundo rutaryana, niwe ukunda abanyabyaha, niwe wapfiriye abanyabyaha, niwe wapfuye arasuka, ni umwami w'abantu, agira neza, akiza indwara, aratabara, araruhura, akora ibitangaza, tukabibwira abandi twita karibabi. Nuko bigenda. Iyo ushaka ko ikintu uri bukibone, urakirema. Urashaka kurema ikirere cy'amahoro, ukiremamo. Urashaka kurema ikirere cy'ibyishimo, byirememo. Urashaka kurema ikirere cy'urukundo, kunda abandi. Urashaka kurema ikirere cy'amafaranga, iga kuyatanga. Urashaka kurema ikirere cy'amahirwe, iga guhesha andi mahirwe. Niba ushaka kunesha, iga gukora ibyo bintu Imana igiye kukuneshereza mu izina rya Yesu.
muri Luka igice cya 6 n'umurongo waho wa 27 tugere ku murongo wa 38. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko ndababwira mwebwe abumva mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza, ugukubise mu musaya uhindure n'uwa kabiri, uza kwaka umwitero ntuzawumwime,
uza kwaka umwitero ntuzamwime n'ikanzu, ugusaba wese umuhe, unyaga ibyawe ntuzabimwaka ukundi. Kandi uko mushaka ko abantu babagirira aba ariko mubagirira namwe. Nimukunda abakunda muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo bakunda babakunda. Kandi nimugirira neza abayibagirira muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo niko bakora. Kandi nimuguriza abo mutekereza ko bazabaguzurira muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo niko baguriza abandi banyabyaha, kugira ngo bazabaguzurirwe, kugira ngo bazagarurirwe bazaguzurirwe ibihwanye n'ibyo babagurije. Ahubwo mukunda abanzi banyu, mubagirire neza, muguriza abantu mudatekereza ko bazabishyura, nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi. Namwe muzaba abana b'isumba byose, kuko igirira neza ababi n'indashima. Mugirire neza, mugirirane imbabazi nk'uko so nawe azigira. Kandi nimugacira abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazacirwa urubanza, cyangwa se mutazarucirwa. Kandi ntimugatsindishe, namwe mutazatsindishwa. Mubabarira abandi, namwe muzababarirwa. Mutange, namwe muzahabwa. Urugero rwiza rutsindagiye rucugushije rusesekaye nirwo muzagererwa, kuko urugero mugeramo ari rwo namwe muzagererwamo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimye Mwami Yesu kubw'uyu mwanya uduhaye. Ijambo ryawe ni rizima, kandi umwuka wera ari hagati muri twe kugira ngo atuganirize muri ryo. Nta wavuga atabwirijwe n'umwuka wera ngo byumvikane, ariko turashima ko umwuka wera twamuherewe kugira ngo adusobanurire ibyo tutasobanukirwa, atwumvishe ibyo tutakumva, maze kubw'imbaraga zawe turusheho kugendera mu ijambo ryawe no kumurikirwa n'umucyo mu ijambo ryawe. Urakoze kubana natwe, icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Irindi jambo rimwe nakongeraho riri mu Itangiriro igice cya 8 n'umurongo wa 22. Itangiriro igice cya 8 umurongo n'umwe gusa wa 22. Hari umuntu wageze ngahansomere? Hari uwahageze? Wahageze yadufasha gusoma. Itangiriro igice cya 8 umurongo wa 22 havuze ngo iki? Badusomere. Ariko protokole sinzi ntawaguha mikrofone ngo nabyo birindire ko ari byo ayitanga. Itangiriro 8 umurongo wa 22. Isi ikiriho, ibiba n'isarura, n'imbeho n'ubushyuhe, n'impeshyi n'urugaryi, n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Imana iguhe umugisha cyane. Bavuze ku bihe bigera muri 4 bizabaho, bizahoraho, kabone naho habaho ibihe bibi cyangwa byiza. Ibyo bihe uko ari 4 bizahoraho. Imana iduhamagaye nk'ababibyi, kandi ababibyi bazabona umusaruro. Navuga ngo dufite amazina abiri, turi ababibyi kandi turi n'abasaruzi, kuko Bibiliya iratubwira ngo ubiba ni nawe uzagira ute. Dore ikintu gikomeye rero, iri jambo nihabwa, nabwiwe ngo mvuge ku ihame ry'umubibyi, kugira ngo umuntu asobanukirwe neza umubibyi uwo ari we, kandi amenye n'impamvu zo kwitwa umubibyi. Umukristo wese ava akagera
yagakwiriye gusobanukirwa ihame ryo kubiba no gusarura. Ejo bundi turi mu ishuri rya Bibiliya turimo twiga muri teoloji, turimo twiga aho twiga, umwarimu yarateruye atwigisha ku bintu bibiri. Ntabwo yabivuze nk'uko ngiye kubivuga, ariko yaravuze ngo mu mashuri bize y'ubumenyi bwa Bibiliya basanze ihame rica umuvumo n'akarande mu muryango ni ugusobanukirwa ihame ry'umubibyi. Icyo bita umuvumo, icyo twita karande zigenda zikurikirana abantu, ni ukutamenya abo ari bo cyangwa se kutamenya uri we. Niyo mpamvu habaho ijambo ryitwa amahame. Nubwo tumaze iminsi tuyigaho, ariko nanjye ndagira icyo nongeraho. Iyo utazi ibanga ryo kugira ngo uzabone impinduka zikomeye, ugira aho uva, ugire n'ahandi ugera, bisaba ko ushaka ubumenyi ku kintu runaka. Impinduka z'umwana w'umuntu cyangwa za muntu zingana n'ubumenyi afite mu bintu. Ninde wabasha kugera ku bintu bikomeye atazi iyo nzira bacamo kugira ngo bagire ahakomeye? Reka mbaho urugero rwa bugufi. Mwari mwabona umuntu utwaye imodoka atarize kuyitwara? Iyo ayitwaye adafite n'uruhushya rwo kuyitwara, hari polisi mu muhanda zishinzwe kureba ngo afite ibyangombwa byo gutwara mu muhanda. Rero kugira ngo bamwemerere agomba kuba afite ubumenyi bwo gutwara imodoka, kabiri afite uruhushya rwo gutwara imodoka. Niko bigenda. Rero mu ijambo ry'Imana hari ikintu cyitwa kugira ngo dukire umuvumo mu muryango, dukire icyo twita karande, usibye ko karande zo ni nyinshi, ariko kugira ngo umuryango ubeho neza mu buzima bwiza, mu buzima bufite aho buva n'aho bugana, umuntu agomba gusobanukirwa ko ari umubibyi. Rero hari igihe dutekereza umubibyi tukamwumva mu bice bimwe, tukumva umubibyi nk'umuhinzi, kandi nibyo koko muhinzi burya ni nawe nyine uhinga mu murima akanabiba. Ariko umukristo cyangwa se umuntu wese wamaze gusobanukirwa ijambo ry'Imana akwiriye kumenya ko ari umubibyi. Uyu mwanya ndi kwigisha ijambo ry'Imana ndimo ndabiba imbuto. Amen. Nawe kandi uri buryumva ukariha abandi, nawe urabura umubibyi muri abo bantu. N'abadukurikira online cyangwa badukurikirana kuri Duhumurizanye TV bagenda bumva ijambo ry'Imana bariherwa kugira ngo barigaburire abandi. Ubumenyi ufite mu bintu ntabwo bibika, kugira ngo habeho impinduka urabitanga, kandi ababyakira nabo bakabiha abandi. Hari indwara yateye, tubasangiza link z'inyigisho ngo barashaka views. Barashaka views, to pastor arashaka views, arashaka subscribe, arashaka like, barayikinge, arashaka comment. Ngiye comment ntacyo zimarira uruhande rumwe, kuko ibyo uvuze bishobora kuba byiza cyangwa bibi bitewe n'igihanda urimo. Yes. Mbabwire ko uyu mwanya ibyiza tubona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo hari abandi batabibona. Ngo u Rwanda rwateye imbere, ruri kuza mu bambere muri Afurika, ruri kuza mu bambere mu bihugu by'i Burayi. Hari abavuga ngo wapi u Rwanda rurarwaye. Yes. Kandi ntimubarenganya, amaso yabo niko none se niko ari uburwayi bwe bungana n'ibimurimo, kandi ibimurimo nibyo bigomba kugira ute sohoka. Amen. Ariko si ikindi, nibyo umuntu yakira bidafite akamaro. Abakristo rero ibyo mwakira, ibyo muhabwa, ibyo mwigishwa, imbaraga bigira bingana nuko mubisangiza abandi. Kuko mu buzima ni ukuri kose, niba mushaka kugira ngo tubone impinduka, nuko tubanza kumenya niki twakora kuri iki kintu Imana iri kutubwira.
niki nakora kugira ngo mbe uw'Imana ishaka ko mbawe? Niki nakora kugira ngo ngendere mu mahame y'Imana? Niki nakora kugira ngo mbashe kunezeza Imana? Iyo wageze kuri urwo rwego, Imana irakwigisha, ejo ukaba ibyo wize, bwa nyuma ukiga gushyira mu bikorwa ibyo wize. Rero ihame ryo kubiba ni ihame rikomeye, ntavuga umunsi umwe ngo ndirangize, ariko umuntu urisobanukirwa muri iyi azaba umutsinzi, muri iyi azakomera. Amen, amen. Reka mbabwire, abantu benshi igituma batagera ahakomeye, batangira ibintu neza bashyushye bashyushye bashyushye, bagera hagati bagakonja. Bisa n'igihe kera iwacu mu cyaro, ba mama na ba data bakiriho, twajyaga tujya mu murima, umuntu akaba ari guhinga areba ngo ariko turabona imvura ikubye. Abanebwe, vuga ngo abanebwe, bagakubita isuka ku rutugu bagataha n'imvura itari, ariko uzi icyo ashaka ntakangwa n'imvura, ntakangwa n'izuba ryinshi ryavuye, ntakangwa n'ibihe by'urugaryi cyangwa se ibihe byabaye bibi. Sizi uko nabyita, hari ibihe bizakazaho ikibudiko. Uko ibihe byamera kose, umuhinzi nyamuhinzi akomeza guhinga. Uko byasa kose, uko byamera kose, umubibyi mwiza akomeza kubiba. Uyu munsi tujya turenganya Imana amasezerano yaduhaye. Iyo dukomeye mu buryo bw'umwuka, duhagaze neza, tunezerewe, twuzuye umwuka wera, Imana ikavugana natwe. Ariko ibyo bihe kugira ngo tubigumane nicyo kibazo. Biroroshye kuba wagira ibihe byiza, bijyo kuba wumva muri we hari ibyo wavuga, burakeye wayisengamo, za haleluya wazizamura, wajya mu rusengero ugakorera Imana, ariko ibyo bihe uzabigumana. Nta kibazo kiri. Yesu yigeze kubwira abigisha gusenga. Luka 18, iyo ugeze ku murongo hepfo usoza wa 8, yavuze impinduka zizanwa n'amasengesho. Avuga ku mugani w'umupfakazi n'umucamanza. Avuga uburyo umupfakazi yatitirije uwo mucamanza utubaha Imana, udakiranuka, udakunda abantu. Ariko ngo uwo mupfakazi kuko yari amutitirije, uwo mucamanza nubwo atubaha Imana ntiyite no ku bantu, ngo yaravuze ngo uyu muntu ageze ahantu, reka ngende mukemurira ibibazo bye, nimara kubikemura adahora aza akandushya. Asoza avuga ngo none ubwo uwo mucamanza utubaha Imana yagize atyo, none Imana izabura ite kurengera intore zayo zitakira ku manywa nijoro gusa, cyangwa na ku manywa? Ako ni akabazo yashyizeho point d'interrogation. Hanyuma aravuga ngo none se yazirangarana? Akabazo. Ageze hepfo ngo ariko se umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri? Niryo jambo. Icyo ni ikibazo abantu batanazi batajya banitaho gusoma. Abahagaze neza nzagaruka nsanga bagihagaze muri wa mwanya. Iryo jambo yarivuze Yuda hari, kandi yumva afite amatwi, ijambo rimwe ryinjirira hano rigasohokera ahandi, aryumva neza akaryumva. Murabizi ko umunsi wa mbere uwabaye umugome wa mbere ninde? Ni Yuda Isakariyoti. Kandi iryo jambo Yesu arivuga yaraha. Hasigara izindi ntumwa 11. Murabizi ko Yuda yasimbuwe no bita Matiyasi. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Iyo wamenye Imana, wagira umugisha ugahamagarirwa mu muhamagaro wo gukorera Imana, ugomba kwitanga utisigarije n'akaci. Amen. Impamvu mbibabwira ni iyi, biroroshye. Hari abakristo tubana avuga ati icyamba pasiteri akampanurira. Guhanura ni kimwe no kuzura k'ubuhanuzi ni ikindi. Iyo utari bwuzura ubuhagaze.
iyo iby'Imana yakubwiye bitari byaza ngo ubikoze imitwe y'intoki, uhagararaho. Hari abantu bamwe batazi ngo ese Imana ko yavuganye nanjye ngiye biransaba iki? Ngiye ndasabwa iki? Imana yaravuze irambwira ngo nzakomera, nzatera imbere, nzagera kuri bino A B C D, ariko harya ko yabivuze ngewe ndasabwa iki? Iyo utari wabimenya uva mu murima n'igihe cyo kubiba kitararangira, yewe ngaho mbwira umuntu uvuye mu murima agataha n'igihe kitari cyagera cyo gutaha azasarura ryari? Reka mbabwire ikintu gikomeye. Bibiliya iratubwira ngo ibyo umuntu abiba nibyo tushobora kuzabona ibirenze ibyo wabiba. Ntabwo uyu munsi ndi kubabwira ngo mubibe amafaranga, kuko tuvuze ko yamuhita mutekereza amafaranga. Ntabwo amafaranga yari yasobanura ko umuntu yabibye. Hari ibintu byinshi byo kubiba, byinshi. Kubiba ineza, kubiba urukundo, kubiba amahoro, kubiba kuvuga neza, kubiba ibiganiro byiza, kubiba. Yesu avuga muri aya magambo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ariko ndababwira mwebwe abumva mukunda abanzi. Uzi kubona umuntu akwanga ukamukunda? Mwene dano nta kibazo, ndabizi kunyanga ariko ndagukunda. Uranyanga ariko ngiye ngirute. Ariko abenshi aravuga ati ubwo nabimenye sizongera no kumusuhuza mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Niwe ngiye guhura nawe, mana we ndacinda inzira. Ese ubukristo bwawe bushingiye kuki? Ubukristo bwacu nibutubwira ngo abatwanga niduhura nabo ducinda inzira. Nta nubwo bitubwira ngo abatwanga niduhura nabo twe kubasuhuza. Muhobere kandi muhoberane ubwuzu. Ejo bundi Kabera n'umudiyakoni wacu yahuye n'abantu twakoranaga umurimo w'Imana kera, ngo bamutera ibitugu baragenda, bari ahantu abiruka inyuma. Musuhuze nabo bariruka. Arazana ngo pastor bari abantu ni kibazo kibafite muri. Ndababwira nti rero ikibazo we nta mutima ugucira urubanza ufite. Uriruka ujye kubasuhuza ushaka kubabiba mu mutima w'ineza, ariko mu mutima w'ineza ntiba ufite. Wowe rero gumana kugwa neza kwawe ntibigucira iki urubanza. Hari umwe bahuriye hariya kuri kaburimbo hano hepfo, urabona hano ku Isangano, yari arimo azamuka, Kabera arimo amanuka ava hano ku isoko. Yari ageze hano hafi mu marembo hano ya hoteli, ngo ndamubone neza ahise atambika ijya ku murenge. Aramukurikirana n'umugabo ukunda gusabana, ati yewe hagarara, ati ngusuhuze, reka da undi ntabikeneye. Muzi ikibazo? Ntabwo twakijijwe. Niba jewe ndahura n'umuntu nubwo yaba aramemukiye ngo mubwire ngo uraho, agakiza kanjye nako gukemanga. Impamvu mbibabwira ni iyi ngiyi. Matayo 6:14 haravuga ngo nuko nimubabarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azagira ute? Ariko 15 nimutababarira abantu ibyaha byabo namwe so mu ijuru nazagira ute? Igihe utari wababarira uriya muntu waguhemukiye, utari wabahoka kuri we, nawe uracyamuye. Niba atajya mu ijuru kuko umuhambiriye mu mutima, nawe kandi ntuzajya mu ijuru kuko umuhambiriye. Murumva agakiza kaba karafashe. Dore rero ubukristo bwacu aho butereye ikibazo, kandi bikangiza rya jambo ryitwa ababibyi. Nukuvuga ngo Imana irashaka ko duhindura abantu kuba beza, ariko turabahinduza iki? Tugomba kubahinduza ibyo tubiba byiza. Amen. Ese yemwe ko murimo abagabo n'abadamu, iyo umugore
yakoze amakosa uri umugabo ujya mu cyumba cyawe? Hari n'abandi batabikora batyo bagashyiramo ibiringiti hagati, ibikuvureri binini. Umubiri utangoraho mu izina rya Yesu, amana atangoraho, uko kuboko ndikungoreho kwacina na Yesu toka shitani, mukarara muhumekera hejuru, umwe ari umuzamu undi ari maneko wundi yumva ko ahumeka asinziriye. Ikibazo ni iki? Niba hari bitagenda neza nimubiganireho. Nimutinda umwanzi azaryama hagati, ikiringiti kivemo haryame mw'umwanzi. Rero reka nivire kuri abo ntaza kugira abo nkomeretse, kuko hari abatubaza ngo ese ngo none se umugabo ngo yankora ibingibi ngo ngiye ngo ngemera ko muragushyiramo ikiringiti. Nakikuvureri nizo zaje z'iki gihe, ngo ese ngo ngiye umugore yakora ibi n'ibi ngo ngiye, ngo ntabwo bishoboka. Iyo twakijijwe, iyo twahindutse, Bibiliya irakubwira ngo iga kwihanganira uwo muntu nyine, iga kumwihanganira. Ni mubi, iga kumwihanganira umwerere imbuto. Amen. Amen. Impamvu mbibabwira ni iyi: Yesu yavuze ngo mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababana. Reka mbabaze, Yesu yaducunguye turabakiranutsi cyangwa turabanyabyaha? None kuki mwebwe mujya kure y'abanyabyaha mukabacira urubanza, dore uko asa, dore uko areba, dore ariko buriya nta nyanduza, ntabwo kwandura ari ku mubiri, ahubwo ibiturimo iyo turi ababibyi, ibiturimo bikiza abamaze kwangirika. Ntibashobora kuzakira badakirishijwe n'ibituvamo. Amen. Ubu mufite abantu mwahaye imikato, bene wacu barana abapagani, ntabwo twaturana nabo, ntitwasangira nabo, ntitwagendana nabo. Reka bariya ntabwo turi bene wacu, twebwe twarakijijwe, turabere, turasa n'umweru, turasa n'ubufu bwa Ruhango, turasa n'ubufu bwa Gitarama, twebwe turasa n'indabyo za mu gitondo. None se niba muri indabyo mwahumuriye abantu, ubwo uru rurabyo ruhumura neza, humurira. Ngewe mbana na bamwe badasenga n'abandi basenga pe. Ejo bundi njya ntangara, tugire iyo tugenda mu muhanda, bariya abantu bitwa karabo mu muhanda, barya barara mu muhanda, njya kumva baranyoye ngo pastor kavane se wunziye, ngo uri pastor, ngo uri pastor, kwa kundi babigira turi pastor. None se mwanguye ko mutari mwagira mu rusengero ati turabizi. Reka abantu bamenya abo turibo, ariko kandi twe ko abacamanza babo. Iyo uriya mugore nashatse aza kumbera umucamanza akarunkatira agasubira iwabo nararanye inkweto, uyu munsi mba afite umugore utari, kandi nkora uyu murimo, kuko uyu murimo ni isezerano Imana yatanze. Murabyumva neza? Kandi ngewe uri mu isezerano none nabaye urarana inkweto nasinze. Izo korvati z'uko twebwe twakijijwe, ubu ndahagarara hano mukavuga ati pasiteri wacu ni umukristo, nari umupagani usinda nkararana. Yesu yari umuhanga, yari azi ko abacunguye ari babi, ariko ababibamwo imbuto nziza, abereka urukundo, abereka imbabazi, abagwa neza. Akoresha ijambo ryitwa kugwa neza. Yasangiye n'abanyabyaha, asangira n'abakoresha b'ikoro, asangira n'abantu babi, ngo abasadukayo n'abandi bitwaga ngo ni abafarisayo. Bariyaca urubanza bavuga ngo uriya ni umunyabyaha, asangira n'abapagani. Umva mbabwire, ibanga rya mbere ryo kuzana abantu kuri Yesu muri iyi mbuto tugiye gukoresha kubiba, ni ukubasanga tukabaganiriza, tukabereka umutima mwiza, tukabereka imbuto nziza, tukerekana ko Imana iri muri twe, kandi ndabizi ko hari abazahinduka bagakiza. Amen. Hako birantangaza, uyu munsi twujuje inyigisho kuri YouTube zivuga ngo idini rirahamba, ngo rirapfusha ntirihamba. Hari ukuntu bavuga idini nabi ngo ritandukanye imiryango.
bavandimwe, ntabwo itorero ritandukanye imiryango, ahubwo itorero ni gahuza miryango. Dore icyagishe ni kimwe, twarakijijwe twirukana batari bakizwa ngo nibatwegere. Birantangaza iyo umuntu atinyuka akavuga ngo ntabwo umuntu yakicara ari kunywa byeri ngo nawe wicara hano uri kunywa fanta, kubera icyo utabikora. Niba warakijijwe koko, ngewe wakicara hano unywa mitsingi na za kanyanga zawe, ngicara hano nkanywa fanta kandi sinywa inzoga zawe, ndabishobora. Yes, ndira muri hoteli, nywera muri hoteli, hoteli ntabwo irobanura abo yinjiza. Wicara unywa fanta hano, hari akicara uri kunywa byeri. None twebwega twarahunze, ntibatwegere, bazabwirwa ubutumwa nawe. Ninde uzabahindura? Amen. Amen. Dukwiriye guhera kuri ba baturanyi batari bakizwa, tukabwira ngo muri inshuti zacu, muri abavandimwe bacu, dore ibyiza dufite, dore ibyo Yesu yadukoreye, tugahera kuri ba bandi batari bakizwa. Amen. Babandi bajya muri karitsiye ukababwira ngo yewe mwebwe ntimuramenya amakuru ya Yesu, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe. Ni umunyembabazi, niwe ugira urukundo rutaryana, niwe ukunda abanyabyaha, niwe wapfiriye abanyabyaha, niwe wapfuye arasuka, ni umwami w'abantu, agira neza, akiza indwara, aratabara, araruhura, akora ibitangaza, tukabibwira abandi twita karibabi. Amen. 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 Murumuna wanjye yaza kuza hano mu ntanga ubuhamya, niwe muntu wari utugoye mu muryango iwacu. Atari yakizwa yigaga muri segonderi, yagiraga imisatsi myinshi, ipantaro akayikenyerera hano neza aho asutama bena ukahabona, kandi aho yaberaga akaga agashaka zirya zijyamwo batatu abantu. Ngera aho ndamwicaza ndamaze, ese sha turavukana cyangwa uvuka handi ya uruwahe? Ngo kubera iki? Ibi bigofero wambara bireba, ibi bipantaro bitagira control, wananiwe no kuyigabanyisha ngo bagushyire kuri tayi yawe. Inkweto ni timba zirya umuntu yicaramo ari nka batatu bicaramo, wabuze inkweto igukwiga. Ati ibi nibyo bishaka. Yakundaga Lucky Dube mu buzima, yagendaga ari muri regi, yarukuntu yajyaga yitera. Ndiba uyu mwana tuva indimwe, ni umuvukanano nuwa, akagira ikintu yihariyeho. Yari umwana uzi kugenda akitahira amajoro kwa mukuru we, yatakabaza madamu ngo kuki wakinze, nanjye ntari nataha. Nawe ni umugabo, ukinga gute madamu ntari nataha? Mu rugo rwanjye igihe kimwe noneho biba mpari ndi mu rugo, twabaga mu Kagarama, ataha saa 8 z'ijoro, arakomanga arambwira ngo narindi mu mupira wa ndi mu mupira ngo Manchester akinnye na runaka. Ndamure saa 8 mu rugo rwanjye, ntacyo bitwaye. Arandemerera, twamufatiye amasengesho y'iminsi 3 na madamu turamusengera. Nari mfite souvenir mbi kuko namukubitiye iwacu mu cyaro ntari nashaka, ndamukubita arasamba, aranyara, aritu. Noneho ndapfa nanjye mbona nkoza amarorerwa, mvuze induru ntabaza abaturanyi, ndamwiyiciye kandi ari we wenyine nari mfite n'ukuri kw'Imana. Kubera kamere namukubise, mukubitana umujinya neza, amaso arareremba. Bitafata icyemezo ntisizongera kumukubitaga, ntazafungwa, noneho nzasenga. Uyu munsi reka mbabwire, niwe mukristo dufite mwiza. Niba mugira ngo ndababwira, aba mu rugo iwacu madamu ni umutangabuhamya, arasenga burakeye, nge yarananiye singiye kubeshya. Madamu wari wabona njya kubyuka ngiye muri burakeye, ariko saa 9 baryuka akingura, niwe ukingura urugi bwa mbere ajya he muri burakeye, niwe wiyiriza amasengesho. Sigaye mugirira imbabazi ntirya sha, usize ahantu wizara hano hari ibiryo. Ati gihe naririye kirahagije.
n'umwana woza amasahani yararangije university. Murumva ko gucishwa bugufi, kandi murabizi iyo mufite utwo tunuze twanyu kudupapuro muraremera mugira ibiro. Ngewe mfite kaminuza yagiye y'Ibutare, mwitonde sinajya mu masahani no mu mbabura, ariko ni usongera madamu bugari neza. Wabihakana se gusongera ubugari sha ukarya ukamererwa neza ukamatera umwana mwiza? Ibyo nibiva hano. Imbaraga zo kuba twebwe turi ababibyi ziduhesha gukora neza, tukabiba ya masengesho, tugasengera n'imiryango yacu itari yakizwa. Imana ije ikabahamagara bakaza. Ntabwo rero kubavuga nabi no kubataramiraho no kubavuga amagambo no kuvuga ngo bo barananiranye no kuvuga ngo bo ntibashobotse bizagira impinduka biza. Ahubwo tubasengere, tuberere imbuto nziza, tubamurike mu maso y'Imana. Imana izakora igitangaza. Ufite bene wanyu batari bakizwa, igihe kiragize ngo ubibe imirimo myiza imbere yabo, ubibe imbuto nziza imbere yabo. Imbuto zawe nziza zizabahamagara. Ufite umwanzi wita umwanzi, ufite umuntu ukuremerera ukavuga ngo yarandemerereye, igihe kirageze ngo wige kumukunda no kumwereka ibyiza no kumusanga no kumuganiriza. Amen. Haleluya. Ngo ngewe ubu n'ukuntu yamemukiye sinamubabarira n'ukuri kose, yaramemukiye. Ubu hari abantu bafite urutonde ibyo yakoze n'itariki yabikozeho n'ukwezi n'umwaka n'umunsi. Ariko azabona nanjye nzamuteza Imana. Wimuteza Imana, mwereka Imana imuha agakiza imuhindure, kuko Imana gasa umwicanyi. Hari abantu batekereza ko Imana ari umwicanyi, ntabwo ari byo. None se reka mbabaza, ko nababariye uwishe data, narangiza kumubabarira nawe igihe kikagera agapfa, bose ntibapfuye? Sinkiriho. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Murashaka kubaho ubuzima bufite impinduka, mwige kubiba ibyiza. Niba uvuga ngo urugero, niba ndeba ko uyu mugore anteza intambara, ngewe ndamubibamo ibyiza, maze ahuraho intambara zitangira. Amen. Wari wabona umuntu aje arakaye ugahita umubwira ati muraho nyakubahwa, Yesu ashimwe, ahita yorohera imbere yawe. Yoroha ureba kujya aroha, akoboha. Ariko naza yafatiyeho nawe ukagira utya, imitwe iragongana, amaguru ajye mu kirere, ingumi zijye mu kirere. Yesu yigishije abantu koroha kugira ngo bazane impinduka nk'ababibyi. Amen. Umubibyi mwiza azana impinduka aho ari. Bwana sifiwe. Amahoro ngira mu rugo rwanjye angana nuko nanjye nyabiba mu rugo rwanjye. Mfite abasore mbana nabo abenshi twenda kungana, kandi barenze umwe, barenze babiri, barenze batatu, ariko ntibashobora guteza ikibazo na gito kuko ngende umunyamahoro. Baherayo bazana ibindi bibazo, biragoye. Ariko nge mbaye ubima amahoro nabo ntibayatanga. Iyo ushaka kubaho, icyo ushaka kugeraho, icyo ushaka kubona, wiga kuba umubibyi wacyo. Imana ishimwe. Reka nirukande kugira ngo ibyo ndi kuvuga bize kumvikana. Iyo urebye iri somo gatoya ku murongo wa 30 havuze ngo iki? Ugusaba wese ugira ute? Ugusaba wese, ntabwo mbumvishe. Ugira ugusaba wese, oya handitse ngo umwime. Niko Bibiliya zanyu zivuze. Ugusabye wese ugira ute? Inyuma niko namwe handitse Bibiliya zanyu. Hanyuma se kwimana biva. Ngaho dukomeze twumve. Ugusabye wese umuhe, unyaga ibyawe ntuzabimwake.
intambara mufite zirabaye wabimurekeye wabimurekeye ati ncika iry'ibumoso abatari bagera ku musaraba niko bavuga ati n'iry'iburyo riveho ati wenda nzamwihambire ati no kwa perezida tuzagira nayo. Ubundi muri systeme christianisme ntabwo bibaho. Umukristo araha, umukristo agira ute? Mwanze kwivuga umukristo agira ate? Iryo somo uritekerezeho uvuge ngo hari ibyo nkwiriye guhara kandi gatuza nkagira amahoro. Nigeze mbona twara abasore twajyaga dutizanyaga imyenda, umusore atiza mugenzi w'inkweto, arangije kuzimuha azitwara mu rwondo iwacu, mu rwondo rwishi rugucagata rukagira bena, arazana rwacitse nka kwa kundi yatimba bwa mbere tumenyana yacikiye iwanyu. Uriya mugore yandeje ibibazo kugira ngo mubone timure, yandeje ibibazo itimba yanjye timba rande, niba ari timba rirande ntamenye ishya. Nari naguze 35,000 umunsi njya kumureba imvura yaguye iwabo ndugama ngize ngo ntaye, urabizi igikorwa cyari gihari cyo guheka umurwayi, ariko mana yanjye ntabwo ngiye kuvuga ibyo ngibyo. Inkweto yanjye yose isigaraho. Ibyo mbivugiye iki? Uwo musore afata wa wundi ya nkweto yayimutije yagize ibyago iracika, aramurihisha, aragenda zitura ihene, kandi ihene gira ruti inkweto arayitwara. Byabaye urubanza byakemukiye mu kagari. Wa wundi agenda agura inkweto isa na ya yindi mu numero imeze nk'ya yindi, ayimuhaye abona kumusubiza ihene. Ibyiza reba niba inkweto yacitse uvugira ijambo ngo yacitse byabaye ndakubabariye. Ngize ute? Uzi icyo ubukoze nawe uzababarira. Nugira imbabazi nawe uzagira ute? Nutababarira nawe. Rero hari igihe tuvanga abantu baraduhemukiye ariko bikangana natwe n'ibyo twabahemukiyemo, kuko icyo umuntu abiba nicyo Yesu avuga. Ni magambo 32, nimukunda ababakunda muzashimwa iki? Ko n'abanyabyaha nabo bakunda ababakunda, kandi nimugirira neza ababagirira neza muzashimwa iki? Ntabwo ukwiriye kuza kungirira neza kuko uri kuvuga ngo nanjye azabinkorera. Oya, ahubwo ugirire neza n'udatekereza ko yagira ute yabigukorera. Nagize umugisha, ari umuntu tubana yaje akunda kubikora. Eugene agira umutima wo kugirira neza abantu bose. Wenda ntabwo mukunda kumubona ariko ni umuntu tubana buri munsi. Imana igumugisha, wakoze kuza, turakwakiriye. Kugira neza ni imbuto umuntu abiba, akayibiba ku muntu adatekereza akazamugarurira iyo neza. Kugira neza ni urubuto ubiba, ukarubiba n'igihe kitari cyo kurubiba. Ndashimira Imana ko umugore wanjye amaze kugera igihe cyo kunyihanganira. Kera nari ngoye, ngewe gani ibiryo byo mu nkono nari maragamo rukaba urubanza mu rugo. Nababwira nti nazanye n'abana 6 tuvuye ku ishuri, mwatetse bike twabiriye byose. Nyogokuru akavuga ati niko wa mwana we, twiriwe mu murima duhinga, uteruye ikigo cy'ishuri cyose ukizanye mu rugo, bari ibiryo inkono iraduhamagara kandi tuvuye guhinga. None se bigende gute? Uwo mwuka nawukurana namaze no gushaka, najyaga mbitanga agasigara amaramasa, kandi n'ubu buriya yarangaye hari ibyo nabirangiza, kandi niko bigenda. Kuko mu bingize nkunda ibintu 3: nkunda gusangira, nkunda gusabana n'abantu muri ubwo buryo, ikindi nkunda kwishima. Ni gake wasanga ndakaye, ngarakara bukira, ntabwo bishoboka. Mujya mubona ko nkunda kwishima. Ibyishimo ni impano y'umwuka we. Ikindi gikomeye buriya mu buzima bwanjye, umutima wanjye ukunda gutanga iyo mfite. Icyo bikorera niki? Mbikora kuko ziko icyo ntanze Imana izakigarura biciye ahandi. Ntabwo ndebera muri uwo nguwo, ahubwo ndeba ko Imana izabinkorera biciye ahandi. Reka nkugire inama,
va ku bagukomerekeje, va ku baguteye agahinda, va ku bantu maze iminsi wibazaho, narabasuye ntibansuye, narabagaburiye ntibangaburiye, narabambitse ntibanyambika, nabahaye amafaranga none banyituye nabi. Bababarire kuko Imana ntica kuri bizaca hano. Amen. Kuko icyo wakoze ntabwo ukicuza. Umubibyi mwiza ntabwo yicuza imirimo myiza yagize ute yakoze, ahubwo ahora avuga ngo icyamba nkabishobora, nahariya nkabikora, nahariya nkabikora, nahariya nkabikora, nahariya nkabikora. Kuko iyo ubikoze neza harimo ingororano, harimo icyubahiro cy'Imana, harimo amashimwe mu gihe kizaza, harimo ubuhamya budasanzwe. Kuko icyo umuntu abibagira ute aragisanga. Iwacu Icyangugu hari umugabo ni umukire cyane kandi yatunze ibintu. Amaze kubitunga aza kugira ibyago, agira ubwandu, sinzi niba kiriho, reka mbaho ubuhamya. Amen. Aragenda yakundaga gukoresha ijambo ngo kurya abana, avuga ngo kurya abana. Yemwe kurya iki? Yakoreshaga iyo terime kurya, birya bavuga ngo no kurya abana. Mu kigo iwacu, ikigo cyacu cyo kuri groupe scolaire Mena Pedike, abana b'abakobwa kuko ari umukire yari yarabamariye kuri burusheti. Imana niba ari agahinda yagize, ihagurukije umwana w'umusore nawe urwaye ubwandu nk'ubwe, kuko bari barwaye ubwandu. Araza afata agakobwa ke nawe aragenda aryamana n'akagatera sida, kuko yangije abandi. Ngo buke mu gitondo Isara bimenya, aravuga ngo ibyo wabikuye, aravuga ngo uko wagije abandi nanjye niko bangize. Yes, mujye mwitonda, icyo ukora uragikora, niyo kitaza kuri we kizaza ku bana bawe. Ukwiriye kwitondera gukora na Imana nitubwira ngo dukore ibyo gukiranuka, dukore ibyo Imana ishaka. Izi ngaruka nziza nitutanabikora, izi ngaruka tuzahura nazo. Ntabwo bisaba ngo umuhanuzi akurebere, ntabwo bisaba no, imbuto uri uzayisarura uriho. Yewe uko bizagenda kose Imana izakurindira tu kugeza ku munsi uzarya kuri ya mbuto wateye. Dukwiriye kwirinda, ntabwo nzi umunsi niba bakiri, kuko iyo pfuma heruka kera. Ariko icyo mbabwira, urwo ruhererekane rwabaye ishere. Baranduzwa, baranduza, bagira nabi, barahemuka. Ubukire bwacu bukwiriye kuba ubwubaha Imana. Ntabwo uyu mwanya dukeneye itorero ry'abantu buzuye benshi, buzuye gukiranirwa, ahubwo dukeneye abantu bashobora kwakira ijambo ry'Imana bagasa naryo. Nitudasa n'ijambo ry'Imana, ibyo tuvuga, ibyo dukora bizaba bibaye impfabusa. Reka nirukange mu bintu bibaho, nahanura ntahanura, nakerekwa ntakerekwa, nabwiriza ntabwiriza, nakigisha nakigisha, icyo nzakora cyose iyo mbuto nzagira ute nzayisarura. Amen. Ntushobora kuzaba kure y'ingaruka z'ibyo wirirwamo. Iyo ukunda kuvuga abandi ugakora igitaramo, dore buriya kariya kagore, ariko buriya mukarambara kakanaberwa. Iyo wirirwa kuvuga abandi ukabasebya, ukabaharabika, ukabavuga nabi, itegure nawe igitaramo cy'abazagutaramiraho bakuvuge, urware umutwe, urware mu nda, urware amaso, urire, maze Imana ivuge ngo awa, icyo usaruye nicyo nawe wagize ute wabiye. Iyo tutabizi tubaho ubuzima twihamagariye butahamagawe n'Imana. Haleluya, haleluya. Ntabwo munyumva? Haleluya. Iyo bibi ntonganya, inzangano, amakimbirane, amatiku mu bantu, wiri gukora utunama, uturobingi, ariko iriya korari buriya nge mbona rwose iriya korari yarayobye, mbona iriya korari yaratewe, ariko buriya ruriya rusengero, ariko buriya mupasiteri, ariko buriya nge sinamwemera, nta mavuta agira, arafinina, ameze nk'ikamyo yabuze amavuta, buriya hageze nge mbona ageze aharindimuka.
ntabwo ari umwuka ukuvugiramo, icyo kikuvugiramo ni imbuto uri kubiba, kandi nawe izagira ute, izakugarukira. Uko uvuga abandi nawe bazakuvuga, uko usebya abandi nawe bazagusebya, uko uvuga amagambo mabi niko nawe bazakuvuga nabi. Irinde, urinde ururimi rwawe, wige kuvuga ibyiza, kabone naho hari impamvu zatuma uvuga nabi, ubireke. Amen, amen. Ubireke, ubireke. Mu rugo ngira agahungu kanjye hari igihe kagira ibibazo kakagira amanota makeya. Noneho tukagira rero, kuko turi benshi mu rugo, ugasanga batangiye kumunyega, bakavuga ngo ngo ni umuswa, ngo ni igicucu, ngo nta kigenda. Akabwira nti, kamubwira uri umugabo, uri umunyabwenge, ariko ukosora ibintu. Wazanye amanota atari meza, ariko ni na meza kuko waragerageje, kuko ubutaha uzaba umugabo kandi uri intwari. Buriya none watsinzwe, ariko ejo uzagira ute. Ayo niyo magambo akwiriye kuvuga. Apana wagicucu, wakigorye, wambwa akazi we, wahenewe, wangurubewe, ibyo bintu ni by'abapagani. Uwo mwana gutsindwa birashoboka, kuko nawe hari bigutsinda nubwo uri mukuru. Uwo mwana no gutsinda byagize ute, byashoboka. Muhe courage, umubwira akosora, kandi n'umutima mwiza. Ariko abadamu ahita batura, wakipfuwe, wakintu mubereze, akabateruye ikibuye nka kino, akaza ati n'ubundi warananiranye hafi no kukimukubita mu mutwe. Iyo mbuto ubibye azayibona. Nawe umunsi yakuza azazana ikibuye, avuga ati wa mugore we, nubwo uri mama nakumena uwo mutwe, reka bikore nawe wigeze ubimukora, kuko umwana ntashobora kuzakora ibirenze ibyo yabonye. Amen, amen. Mushyire amabuye hasi, mwige kuganira neza. Nimushyire intambara n'indwaro z'umubiri hasi, dukoresha intwaro z'iki, z'umwuka wera. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi. Icyo nenda kubabwira ni iki: ubuzima bwo gukizwa no gushaka impinduka zizanwa n'agakiza bisaba ngo ndani muri twebwe habamwe icyo bita guhinduka. Noneho nubwo twaba turi mu bihe byatuma tuvuga nabi cyangwa dukora nabi, twebwe tubisimbuze ibyiza. Amen. Niko biri tubwira Abaroma 12:16 wari waradusomera. Abaroma, reka nirukange, 12:16 cyangwa reka dore kuri 17. Ntimukiture umuntu inabi yagize ute, yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari ibyiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubana amahoro n'abantu bose, apana umwe, bose. Hari igihe gishize twajyaga tugira ibibazo mu rusengero, usibye ko mbona bigenda bikemuka, ugasanga abantu bakoze agatsinda, ngewe barangwanya, ngewe buriya narayobewe, runaka aranyanga. Ubundi bihera muri wowe, ntabwo biri muri bari uri kuvuga, ni muri wowe, kuko iyo wamaze gukira ntubibona. Yes, iyo uri kuvuga ngo dore buriya ngewe mama wirangendaho, runaka ngendaho, ikibazo kiri muri wowe. Nta mwanzi ngira muri rusengero, ariko abanyamakosa barahari benshi. Reka nongere mbisubiremo, nta mwanzi n'umwe mfite mu rusengero, ahubwo hari abanyamakosa bashobora gukosora amakosa yabo. Kandi ndi hano kugira ngo mbere maso ayo makosa, mbafashe uko abantu bagira ute bayavamo. Ariko nimbita abanzi muzahinduka abanzi, nimbahindura abagome muzaba abagome. Ninumva ko muri abantu mwaje kuneka no gutata umudendezo, nzajya mbareba nk'indasi aho kubareba nk'abakristo. Noneho ngewe mvuga ngo bano baje kuneka ngo ariko baranshaka iki, ntabwo nzaba ngikoze umurimo wampamagaye. Nzirirwa ndeba undwanya numbiga nugira gute, mvuga ngo Imana izabakandagira, mvuge nti subiramo, Imana izabakandagira, Imana izabica, subiramo, Imana izabica. Yewe oroshya ibizakwica biri muri wowe, ntabwo ikibazo ari bari. Amen. Uko niko kuri. Iyo utazi kumenya ngo ngewe icyo shinzwe niki, ikindeba niki, hirya y'ibyo tibinde,
urwana we wirwanije utarwanye ari mu mwuka. Amen. Reka mbabwire ijambo rikomeye mutari muzi. Umuntu wese agira intambara atatejwe n'abantu zimubamo. Vuga ngo zimubamo. Wenda batari bashaka sinakirirwa mbibabwira. Hari igihe umugabo abyuka mwaraye neza, muguwe neza, yabyuka ntavuge, akajya muri dushe, akaborosa bucece, akanywa icyayi bucece, wavuga ngo sheri, akavuga ngo niki? Hasi ngo twaryamye imeze neza. Ariko nge nta kibazo mfite. None se kutavuga ati mpa mahoro, uragira ngo mvuge ibi? Afite intambara byukanye saa 9 z'igitondo, wowe utari kumwe nawe azifata. Muha amahoro aziriranwe, wirirwa amahoro. Ariko nurangara araramukana intambara nawe aziguteze, nawe uzirirana. Murabyumva neza? Ngo ariko uyu mugabo ngaramutse afite shitani, ngo ngiye sinanabyumva. Nukwiko Imana ngiye mu butayu samudu mu izina rya Yesu. Mana, fata uriya mugabo, uriya mutima zidukanye mubi, muha amahoro, igihe Satani yamwinjiremo ni nake azamusohokeramo, mwongere muganire neza. Iga kubana n'umuntu mu biharimo, niba aramutse nabi ni mubane mutyo, niba aramutse neza ni mubane mutyo. Wige kumenya ngaramutse ate, yiriwe ate, umwakira ukwaye. Amen. Niko bigenda. Nshobora kuryama twishimanye na madamu, mu gitondo akabyuka ataririmba, atavuga, agakoropa cecetse, agateka cecetse, namubwira ngo waramutse, ati naramutse nyine. None se ko numva unyuka inaba, ati nta kibazo mfite. Niba ntacyo turizaho, wijya kubaza ibintu byinshi, nubaza byinshi, ibintu biri kubira muri we arabikurunduriraho kandi ntacyo upfa nawe. Muhamahoro, uvuga ngo muhamahoro. Yes. Ariko urakurikirana, ariko kuzindutse uvuga nabi, ariko uko mbona wiriwe nabi, ariko ubundi ngiye nakutwaye, ariko ngewe nta kibazo afitanye nawe. Muhamahoro ari intambara zihari yafite ze, intambara ze vuga intambara ze. Muhamahoro mureke. Iyo utabizi ntumenya kubana n'abantu bose iki. Ibaze nkamwe abakobwa n'abahungu, wandikiye umuhungu ngo amaze amasata ari yagusubiza message, genda ugumane nabo mwari kumwe. Ubwiwe n'iki ko ari kumwe n'abantu ko wenda yaratari nafite telefone. Ngiye mwandikire saa 2 usubize saa 8, bene akagasuzuguro ndagaze, ubundi igihe ugumana nawe uri kumwe uri gutendeka. Ninde yakubwiye ko ari gutendeka abantu? Reka rero abahungu bo yandikira umukobwa saa 2 z'ijoro, isaha imwe gusa atari yasubiza message, atabo muri kuvugana ni mugumana, ni muhite mugumana. Ugiye kurema intambara zari zihari koko niziki. Tegereza nagusubiza unyurwe, nadasubiza umwira. Mu gitondo nagusubiza umubwira ati se ko wasubije utinze, ati wenda narindimo ndekera ababyeyi. Urabigira gute? None so usimbura bamubyaye, urabasimburara. Umva bako mbashingira igiti, umuhungu ukubwira ngo gumana nabo muri kumwe, uzajye umubwira ati ndagumana nabo koko. Yes, niko bimeze. Agagutesha umutwe, umuntu araguhamagara kutinza kwitaba, icitse wari urihe, ntiyakubyaye naguha amahoro. Nta nubwo mwasezeranye. Iyo stress nge sinanayibamo ngo nzayivemo. Ngo niko ngo ko numva ngo nguhamagaye ngo wari uri kwivuganiraho nande, ati ni shangazi, ati shangazi wahe, wicyangu gati cyangu cyahe, ntaguri maneko naguha amahoro. Mubwira ati umva yewe, umva mba amahoro, ngomba kuvugana n'abantu, ntabwo ari we tuzavugana uri nyine. Niba utabyumva taha iwanyu. Yes. Kuko umuntu wese akwiriye kwiga kubana n'abantu bose. Kera nari nakomera mu rugo, madamu yarahagurukaga yagenda, yajya gucuru nako yabaga agiye ngo ku isoko. Yamara amasaha 2 nga telefone atakitaba, yo nateze intambara. Niko telefone wari wayishyize, niba yishyize mu isakoshi se wagiraga igendane mu ntoki. Izo ntambara n'izubusa, nta mpamvu izo ntambara. Yes. Kandi benshi baragowe muri ubwo buryo. Umugabo aragutelefona amagara, niko uhagaze uri he, muri kumwe nande, uwo muvugana nini? Ako se uri maneko, uri uzi kubuza amahoro mu bana, akazarinda hagiye kuzajya kwiyahura hejuru y'umuntu. Ikibazo gikomeye. Amen. Ubu hari n'abategereje ko musoza ryari, ati saa 11. Saa 11 akabaramagaye, utayifata ati niko saa 11 waciye ko nayihamagaye ndi igacamo ntuyifata. Twari tukiri mu rusengero ati wa mugore we
ubu waciye stade uramanuka uca Nyagatovu akakubarira waciye Mutari no kuba. Bene izo ntambara ni twebwe zirimo, ntabwo ari Imana, ntabwo ari n'ikibazo cya Satani, nawe yaranagoshi. Iyo umuntu atamenye kwirinda ibyo ngibyo bimustressa, ahamagara n'ibitari byo guhamagarwa, yirirwa mu bintu bitari ngombwa, ngo umwuka yambwiye ngo narose, akarota ibingana n'agahinda yirirwana n'ibibazo yirirwana. Ngana ku musozo, ababibyi beza hari ibintu bagomba kwirinda. Bagomba kwirinda ibintu byose byatuma badasa n'ishusho y'uwahamagaye, nibo bagize ababibyi. Amen. Reka mbabwire, kuvuga nabi biraganyagwa. Hari abagore bavuga nabi, hari abagabo bavuga nabi kandi ari ababibyi. Kuko imbuto bibye irabyara, iravuka. Amen. Mu minsi yashize dufite karagahungu kacu ka Kaboyi, ka Jariki, karimo kiga kuvuga, kandi na Face byamubagaho. Twari dufite abakozi biri bababwira wagicucuwe, wakigoryiwe, natwe twataba katubwira ngo wagicucuwe, wakigoryiwe, kuko ntibazi, ntabwo babizi. Noneho ngewe nkabireka ngo ndigikisha, ngewe wagicucu, kuko birirwanye n'umukozi ubibatuka, barangije bagira ngo ni repetition nziza, baje kutubwira ibyo biriwemo. Ntampinduye igicucu umwana nabyara hejuru y'umukozi mubi utari umubibi. Ariko iyo biri bababwira daddy, mami, mama mwiza, papa mwiza, nibyo nabo batabagira ute. Dukwiriye gutekereza ibyo tuvuga birimo kuzagirira abo tubyara neza cyangwa bizateza ibibazo. Amagambo twavuga twatura arazana impinduka mu bana bacu, muri sosiyete tubamo. Yes, kandi niko bigenda. Hari uwabiba ibishyimbo agasarura amashaza, hari uwabiba imyumbati agasarura ibijumba. Icyo umuntu abibye nicyo agira ute. Hanyuma rero ibikomere ugira bingana n'ibyo wabibye akenshi. Mbabwiye ko ubu nta gikomere na gito mfite, kandi byangomerekeje ni byinshi, ariko nta gikomere na gitoya mfite. Muzi impamvu nta gikomere mfite? Nuko nge nabanje kwivura ubwanjye. Iyo utivuye ntibakuvura. Kanongere bisubiremo, ibikomere ufite utunze muri wowe bingana nuko wanze kwivura. Umubibyi mwiza iyo isuka igimbye arayigimbura. Umubibyi mwiza iyo isuka itagira icyayi arayityaza. Umubibyi mwiza iyo yakubise isuka kwibuye amenya ayigoramye akayigorora. Iyo umutima uri kugenda ugenda ugongana n'ibintu, uravuga ngo mutima tuza, Imana iracyari Imana. Amen. Amen. Ejo bundi kwa kane haje umwana ndanezerwa, urya navuze bita Olive. Ntabwo mwamubonye? Uriya mwana yakoze umurimo mwiza w'itorero, ariko uburyo yagiye byari biteye agahinda. Ariko jewe ntabwo nitaye ku gahinda nasigaranye, nitaye ku munezero wo kumubona. Yes. Kuko icyo gihe niko byagenze. Basohotse mu rusengero ari korari y'abantu bangahe? Jean Paul bari bangahe? Bari babuze kugera muri 5-6. Nk'umunani good, kuko arahari. Abo bana baragenda bigumuye, ntabwo ngewe ndeba ikibazo cyabaye, ndareba kugaruka. Birasa na cyagiye Yesu yavuze ku mwana w'ikirara, umugani aravuga ngo umwana yatse 8 ise aragenda arawaya awukoresha nabi, ariko ise ntiyitaye ku bya yajugunye ngabyaye, ahubwo yitaye ku kugaruka kwe, amubagira ikimasa, amubagira byose, yishimana n'abantu, amukoreshereza ibirori. Nicyo kikubwira ngo umubyeyi yasigaye nubwo arababaye ariko arategereje kuzamubona agarutse. Ubundi dore ikintu cyiza, iyo uri umubibyi mu ijambo ry'Imana, iyo uri umubibyi w'agakiza, iyo uri umubibyi w'iby'ijambo, waramaze gukomera, warageze ku rwego rwiza, ntabwo ureba bagusitaje nabo wasitaje. Wita ku ijambo ry'Imana, mwahura mukishima mugasangira, ukarenga ibikomere, ukarenga imbago z'ibyo mwapfuye, ukarenga imbago z'ibintu, ugakomeza mugakorera Imana. Amen. Yes. Niko bigenda, niko mbabazi. Ninde muntu wagira umutima? Ngewe Petero nige yihakanye, sinari kumuraga itorero. Akanyihakana ku munsi mubi, yihakanye Yesu kangahe? Yesu azutse se ninde yabwiye ngo aragira itorero? Niko biba bikwiye. Umubibyi mwiza ntiyita ku bikomere byashize,
arareba akavanga amakosa arabaye, ariko dukosore dukomeze urugendo. Yesu iyo aza gushingira ku cyo Petero yakoze ntiyari kumuraga itorero, ariko yaravuze ngo Petero urankunda? Urabizi ko ngukunda. Amubaza ubwa kabiri, Petero urankunda? Kandi baraje abwira ikintu, baraje abwire ko nongera kandi kumwihakana. Areba ku ruhande, turabizi ko ngukunda. Aramubwira ngo kebuka undebe, urankunda? None abuze uko abigenza, arafata ariko mwami ureba no mu mutima, uririrwa umbaza nirega niba ngo yego urambwira ikindi, wowe vuga ibiri ku mutima basi. Ubwashize naravuze ngo tuzapfana, uravanga inkoko itari yabikura bunyihakanye, none ubu kandi uraje wongera umbwira ikindi. Noneho wowe ureba mu mutima, vuga ibihwanye n'ibindi ku mutima. Yamubwiye ijambo ryiza. Yesu ni umunyembabazi. Aramubwira ngo ragira intama zanjye. Ubu uri umusore urikenyeza ukajya aho ushaka, ariko numara gusaza bazagukenyeza bakujyanaho. Yaravuze urupfu azapfa. Mu ntumwa 12 niwe babambye nka Yesu, gusa baramucurika amaguru. None se mbabazi, muratekereza ko uyu mwana utababariye abantu, utabahoye abo waboshye mu mutima, uratekereza ko wazaba umukristo unejeje Imana? Yego, urababohoye. N'uwo muntu wari waziritse uramuzituye, n'uwo muntu uvuga ngo ndimuzongera guhura muzahura. Kadukomera Imana amashyi y'umutima. Nsoza iga kuba ibikiza, bibikiza. Amen. Bibikiza. Hari igihe njya ndeba abantu benshi babitse imvugo y'Imana, ariko bayibikanye ubugome, bayibikanye ubutindi, bayibikanye amagambo menshi, bayibikanye ibibazo byo mu mitima, ku buryo adashobora gusohora imvugo y'Imana, ahubwo hasohora ibiri mu mitima yabo. Yes, ni ukuri kwe mu ijuru. Iyo wakoropye mu mutima wawe ugakuramo ibitagira umumaro, imvugo y'Imana irasohora. None se reka mbabaza, murebe umupasiteri wihanganye kuva ntangira urusengero, mbana n'abantu bavangura itorero ntirizabaho, iri torero ntirizabaho, bagaterana, bagasenga, bakaririmba, bagakora umurimo w'Imana. Turawukora ariko ntiririho, turirimba ariko ntirihari. Reka dukora pariko n'ubundi turakora parudahari. Reka yes, kandi nkabimenye mwende mubizi kora ntabyo muzi. Ni mutete niba munarimo mbagiriye imbabazi. Yes, hariho umwe Imana izamubarira azajye mu ijuru. Yeru yari kumwe na mama pasiteri, bari bane kandi bose, kandi harimo n'abadiyakoni. Aravuga ngo ariko ubundi cyari muri cya gihe kibi naciyemo, ngo ubundi ngo turi kuruhira iki kuri urusengero rutari. Mu gitondo akaza kugira ute gutera. Yesu ashi tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke, ariko bamugani bazanaguruka, ntabwo ari gusa, ntabwo ari gupfa kujye bazanaguruka. Ese wowe banza urebe iryo uvuma ni iryande, ntabwo ari irya papa wiri, kuko namaze amezi 10 ndahari ribaho. Cyari ikimenyetso gikwiriye kwerekana ko itorero atari iryande, atari irya Ndorimana Edouard. Rifite nyiraryo, rifite uwaripfiriye, rifite uwari bambiwe. Itorero ntaho rijya. Burya reka mbabwire, twapfa ariko itorero rigakomeza. Yes, abatabizi rero barebera itorero muri runaka, ni irya runaka, dore ni irya Karuranga. Ariko Mana yanjye Karuranga byaramuhiriye n'ukuri kw'Imana. Yesu we, Karuranga agiye kubitorera. Muzi ya muvuze itorero icyo aricyo, ni mwebwe umwanya mwamwivuze. None iyo uvuze ngo ntiririho, ubuvuze ngo ntituriho. Kuko umuyobozi yabura abandi bakayobora, umuyobozi yapfa Imana igahamagara abandi. Mose amaze gupfa Imana yahagurukije nde? Yosuwa. Mbabaze, Mose yigeze atekereza ko Imana izakorana na Yosuwa bene kari akageni? Babanye ari umukozi we, amukorera amufasha bajyana gusa, ntiyigeze atekereza mu mutima we ko Imana yamukoreye. Umunsi yagiye gusaba imbabazi ngo azagere i Kanani, Imana aramubwiye ngo manuka ujye kwimika Yosuwa.
niwe nzakomezanya nawe. Reka mbabwire, itorero si umuntu, itorero ni abantu. Kandi abantu ni abande n'ab'Imana, ntabwo ari abarunaka. Ngewe nigeze njya ku musaraba, nigeze mbapfira, nigeze mbacungura. Ngewe mbari hano kugira ngo mbaganirize ibyanditswe byera, Mwuka Wera nanzaho mbahereza iby'Umwuka mbaye. Ariko hari n'abandi babikora. Yes, muri mwe hicayemo abahanuzi, muri mwe hicayemo abavugabutumwa, muri mwe hicayemo abashumba, muri mwe hicayemo abakozi b'Imana bakomeye b'ejo hazaza. Nirase nakirata ngo ni ngewe kamara, kari itorero ryabaho nakoze Imana yakora, nta muntu n'umwe kamara. Mwese murababi by'Imana yahamagaye. Dore ibanga ni rimwe, iyo uri umuhanga muri icyo kintu umenya gukora aho ibintu bitari gukorwa ukabikora. Wasanga batateye intebe ukazitera, wasanga batakoropa ugakoropa, wasanga batateguye ibyuma ukagenda ukabyikorera, wasanga uruhimbi rudategura ukarutegura, kuko urukorera waramumenye si umuntu. Yes, ukorera si umuntu. Ntabwo ukorera papa Wiri, ntabwo ukorera mama Wiri, ntabwo ukorera Franka, ntabwo ukorera hariya Karuranga, ntabwo ukorera mama Mugisha, ntabwo ukorera umukamerama, ntukorera umucuranzi. Ufite impano ugira ute ukorera. Ariko tugira abaza pasiteri ntaraza, yewe turi gutenga intebe, ndi kwibariza pasiteri ntaraza, yaje nuwuhe nuriya mugufi cyangwa nuriya muremure w'igikara w'inzobe? Buso uwo muntu azabona Imana, azabona iki? Ndakuza ngo arebe mbese urusengero rurateguye, ese nta kintu kiri kubura hano ngo tugikore amateraniro atangire? Reka da, ni ibya runaka, ni ibya runaka. Dore ingorane tuba dufite, runaka muvuga azabona ingororano zihwanye n'imirimo yagize ute yakoze. Ariko abatarakoze bafite ingororano bazahabwa mu bwami bw'Imana. Umuntu naratangaye, barampamagara, reka mbabwize ukuri, bajya bampamagara bavana ngo none se ngo bakwakira sangahe? Umva no kuri bisho sang, yes, ndibanyakira sangahe? Nguze ko nkubitisha inkuba. No, urumva umuntu kubaza igihe bakwakirira, urumva aje aramahoro. Yagiye bakiriye n'abandi akabumva, nanjye naza akandi twagera mu mwanya wo guhanura, Imana ikavuga kuko ntawe uyitegeka ngo vuga si huma. Ihuma murarizi ni kaga simba bashoba w'iki bere hano gakongo bakasukuza ugavuganya n'akanda sitani Abakristo nibibwira ibyo bintu bazaba baratewe. Kandi ibyo byisha abashumba dusigaye tugera hano ngo Imana irahageze, hanyuma se izana n'umuntu cyangwa ibera hose icyarimwe aharatana. No, ntabwo Imana iza kuko mpageze. Imana irahari ku bwa gahunda twihaye ku mikoranire n'imikorere yayo. Yes, ntabwo umurimo ari umuntu, umurimo ni abantu. Yes, ashimwe. Niko bigenda. Rero ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, niba mushaka kuba ababibyi beza, nimugerageze kubiba amagambo meza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mwirinde kubika ibitari byo kubikwa. Mwe kubika abantu mu mitima, mubika ijambo ry'Imana. Sikoni umuntu ariko mu izina rya Yesu reka ndirimba ariko yaje n'ukuri kose mu izina rya Yesu, ariko shitani yamuzanye Imana uyu wamunyirukanye n'ukuri ko Imana kandi ariko nakira nacyo cyaje. Ariko Mana, iri teraniro ry'uyu munsi ryatewe n'ukuri ko Imana. Wowe ninde ari wowe nuri uri kwirirwa uvuma ngo watewe nini? Watewe nini? Undi nawe ati Imana yanjye izaba bambawe. Ntabwo iryo ari ijambo ry'Imana. Vuga ngo ni amatiku. Ayo ni amatiku. Kandi iyo amatiku abaye menshi muri twebwe, ijambo ry'Imana rirazima muri twebwe. Ndasoje. Ndashaka nkubwira ibintu bitatu ugiye gutanga. Uyu munsi utanga ibyishimo aho uba. Kabiri, utanga amahoro aho uba. Gatatu, utanga urukundo aho uba. Amen. Uzi ikintu kirahita kibaho, birahita bikugarukira direct. Urashaka kubona umuntu aseka, musetse. Urashaka kubona umuntu yishima, banza wishime wowe. Nuko bigenda. Iyo ushaka ko ikintu uri bukibone urakirema.
urashaka kurema ikirere cy'amahoro, ukiremamo. Urashaka kurema ikirere cy'ibyishimo, byirememo. Urashaka kurema ikirere cy'urukundo, kunda abandi. Urashaka kurema ikirere cy'amafaranga, iga kuyatanga. Urashaka kurema ikirere cy'amahirwe, iga guhesha andi mahirwe. Niba ushaka kunesha, iga gukora ibyo bintu Imana igiye kukuneshereza mu izina rya Yesu. Pana kujya winjira bagusuza muraho ndaho nyine. Shugunya akamashini hariya n'igitanda ukabura gicetseho nacyo ukakibabaza kibirenganiramo, kuko nacyo kirakubwira ngo manuka gake utazamvuna. Kuko amatinda turimo n'ubugome buturimo, aho tuciye hose tuhateza ibibazo. Abana bakabigiriramo ibibazo, ugasanga ukwiriye kurema ikirere cyiza cyo kuvuga neza, cyo kuganira neza. Ukajya uvuga ati ariko Mana yanjye ndanezerewe, ndishimye, ngwe neza n'ukuri kw'Imana, ariko Yesu we uri mwiza. N'abandi bazahita bati nibyo ni mwiza koko. Yes, indero uzatera niyo nabo bazagira ute basikiriza. Imana ishimwe. Icyanyuma sorejeho tuze kwikomereza, kuko dufite umwigisha wacu wanyu. Mwige gutanga ku rugero rutsindagiye, rucugushije, mugereramo abandi, namwe nirwo muzagira ute muzagererwamo. Reka mbabwire, mberutse gutanga agakositime ngaha umwana umwe wacu. Sinagatangiye hano mbivugara mu materaniro. Ubu mubona ndi kwambara buri munsi, none ngewe irankiriramo ibijyanye. Yes, kimureba ntabwo mbona ko ndi guhindagura. None se ngewe ngira akazi nkora. Hari ubwo bambembe umushahara wo mu mbemba mugira mu mbemba ku kwezi, ariko agayabonye mbibya agakote nangira ngo ati noneho nge ndaguha made in Rwanda, nawe umusirimu muri made in Rwanda, kandi ga nanjye nari mbikeneye kuko. Ariko kandi atansiyo, niba ashaka kuguma mu myenda ndagomeza ntange nanjye nsarure. Niba ashaka kandi gutanga neza ku kigero cyiza, nzabone ibyiza. Ngomba gutanga ikintu ushaka. Donc ibanga ryo kubona icyo ushaka ni ukwiga kugitanga. Urashaka iki? Amafaranga. Iga gutanga ubusa bwitwa kari make ufite uyatanga. Ntabwo tuvuze ko yatanga mu rusengero, nushaka uyaha abantu bakennye hanze. Amen. Ariko mwebwe karandi tuba mubona ufite ibihumbi 100, Mana ndajya barira atazashira mu izina rya Yesu. Ariko ko mbona nari kugabanuka n'ukuri kw'Imana, yari 100 asiga 90. Ntagiye nuko agenda ashira, ukajya ugira matematike n'ubundi azarenga ashirire muri matematike, utanagize ugaburira, utagize wandika. Uyu muceri mu izina rya Yesu Mana uzamara ukwezi kuzashira utarangi n'ubundi washize. Iga guterura ibiro 5 biha umukene, icyo utanga uzagira ute uzagisanga. Ibi byuma mubona turi kugura ibi, hariho uruhare rwanjye rurenze miliyoni nemeye gufata atari muri contribution za. Uyu mugore n'umutangabuhamya, nejo bundi watanze n'icya 10 narabimubwiye nti yayandi yose nayatanze, kandi ntabwo ari make. Nibuze yanyishyurira abana imyaka 2 y'ishuri, narayatanze yose. Ntabwo mbivugiye kwirata, mbivugiye kuwa aho mbiba ndahazi. Kandi nubwo naba ntari nishyura, nzi ko niza kwishyura izishyura imyaka apana umwaka. Nuko myize. Ejo bundi yanyicaje hariya arambwira ati ko twari twabivuganye ko iki cya 10 ngitanze ngo wishyurire abana amashuri, wabikoze gute pastor? Ndamubwira nti narabigiye. Yes, kandi ari amafaranga ari make yari yatanze. Ariko naravuze nti mwebwe ntabwo ndindiriye abazahigura n'abatarahigura, imuyafate. Nguyu Samsoni tujyana. Abona ndero akambaza ati siko nzi ko abantu batari bahigura, aya nayateruye arayagafashije abo bana bari burye n'abajya kwiga, nimuyagura izuba. Mugira ngo ndinjije? Hari ababitekereza bakavuga ngo uriya ninjije. Icyo biba nicyo tushobora kuzabona ikirenze icyo ugize ute. Aho guma mu mibare yawe, Imana ikugirire neza. Imigani haravuga 11:24 haravuga ngo hari utanga kwiragiza, akwiragiza agatanga, ariko uko atanga akarushaho kugira ute. None Bibiliya ikatubwira
ngo hari n'uwimana cyane ingoma yanjye akabibiriya kanjye ariko mazi ndimwe akanakanje buri abantu bateye batya akantu kanjye agaswara kanjye agapapuro kanjye akantu kanjye badashobora no kugira icyo batanga ngo nyamara bo bizabatera ubukene. Iyo ni Bibiliya. Yes. 11 Imigani 23 umanutse 24 na 25 muhasome muraza kumva igisubizo cyabo. Ntabwo kwimana no kudatanga no kutagira icyo dukora bizatugira abakiri, ahubwo ikizatuma tuba abantu bakomeye mu bwami bw'Imana nuko tumenya kubiba mu gihe gikwiriye n'iki dakwiriye. Amen. 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 Urugero rutsindagiye rucugushije mugereramwe abandi namwe nirwo. Uwo ni Yesu wivugiye ayo magambo. None rero reka dutsindagiremo ibyiza twirinde gutsindagiramo ibibi. Amen. Amen. Urashaka kuba batakuvuga, irinde kuvuga abandi. Urashaka kubaho abantu bagukunda, nawe banzu bakunde. Urashaka kubona abantu bakubaha, igakubaha abandi. Urashaka kubona abantu bakugirira neza, iga nawe kugirira neza. Birumvikanye. Kandi mwitonde. Bibiliya iratubwira ngo Imana ntinegurizwa. No. Imana ntinegurizwa izuba. Donc Imana yo ni supervisor waba supervisor hejuru ya supervisor. Kubera iki? Iyo ni umusuperviseri mwiza kuko yireba he mu mutima. Hari abantu bakora ibintu byiza abantu babareba babona baragira ati nikagende sha uriya rero kari kaje kureba buriya rero buriya ngewe ndabizi mbanza amasari buzire mbanza igihe ari bakandagirire ndabizi sha barere kagiye buriya kari bugaruke saa 12 bakajya mu kiganiro cyabiracitse by'ububwa. Imana yose ikiteye ku isegonda ku munota umva uko umutima utera niko Imana igoza ijisho. Ari kuvuga ngo iki? Avuze mu byandike nawe bizagira ute bizamugarukira. Atutse nde ni mu byandike nawe bazamutuge. Ntabwo mwari muzi ko bigenda. Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo. Paulo 9:10 aho hafi ibyakozwe n'intumwa yakubise itorero ararirenganya umunsi umwe Imana imugwikiye iravuga ngo ntumura Ananiya we uyu mugabo wababaje akabakubita akabica akabatoteza nanjye nzabereka uburyo zamubabaza bamukobe mu gufa ndamuhamagaye ariko nanjye imibabaro nizamuranga. Niba ari umugabo wakubiswe nyinshi ni Paulo, niba ari wafunzwe cyane ni Paulo, niba ari watutswe cyane ni Paulo, niba ari watewe amabuye cyane ni Paulo, niba ari waraye amajoro ni Paulo, niba ari waraye mu mazi ni Paulo, ninde jira zariye ni Paulo, ninde waraye rwantambi ni Paulo. Yinginze Imana ngo imukize igikomere cyo gukira ijisho ngakire kuko Imana ari yamukubise hasi ameneka ijisho. Iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Abo wishe nari nageza kuri urwo rwego, abo wakubise ukabashyira mu nzu y'imbohe nari nakugeza kuri urwo rwego. Niba gufunga ariko bagufungure uzapfa ku munsi wo gupfa. Ndasoje bavandimwe, icyo umuntu abiba umubibyi mwiza muri uyu mwaka, umubibyi mwiza muri aya mezi, ubiba ikiganiro cyiza, ubiba ibikorwa byiza, ukorera Imana neza, Imana izakwitura ibihwanye n'ibyo wagize ute wakoze. Apana kuvuga ngo pastor arahanura neza. Ntabwo nahanura ibirenze ibyo wakoze. Yes. Ubuhanuzi iyo buje bungana n'imirimo. N'Imana yavuga ikuvugaho bingana n'ibikorwa byawe byiza. Iyo ivuze kandi bingana n'ibikorwa bibi wakoze nabwo ikuvugaho nabi. Ntaba mujya mubona ejo bundi bari hano kuwa 4 batatu bibera iyo ngiyo kundi Imana yabavuzeho irakaye mu bandi. Hari umuntu ufata igihe uvugaho neza nasambana nakiba naroga nashikisha ngiza mvugaho neza iragushyeshya
yavuga ngo abava mu isezerano ari nta mpamvu izabohesha kubashyeshyenga. Rero ntikagushyeshyenga ngo ugire ngo uri mukuri bumubibyi. Imana ibahumurisha. Unyemerere dusengane Imana. Muhaguruke ku maguru yanyu. Ndagira ngo utekereze kuri uyu mwanya. Niki uri kuvuga muri iyi minsi? Ibitekerezo byawe birimo biratekereza iki? Niki wibwira muri iyi minsi? Intekerezo zawe zirareba he? Urava he? Uragana he? Bitekerezeho neza. Reba amagambo uri kuvugana n'uwo mubana, reba amagambo uri kuvugana n'abana, reba amagambo uri kuvuga mu muryango wawe. Ni ibihe biganiro byakubaka uri mukoresha? Nusanga ari amagambo mabi akomeretsa ababaje, ibiganiro bitari byiza, ubwira Imana ngo ma umutima wanjye wuhe kuvuga amagambo akubahisha, aguhesha agaciro, ampesha agaciro no mubonganira nabo. Imana ibahumurisha. Zamura ikiganza cyawe. Mwami Yesu, ndi imbere yawe, nifuza ko mumubibyi mwiza mu magambo yanjye, mu bikorwa byanjye, mu mivugire yanjye, mu biganiro nganira n'abandi, mbakubabarira abambabaje, bakugirira neza abangiriye nabi, bakwita ku batanyitaho, bagukunda abatankunda, mbakureba banze kundeba, bakuvuga neza bamvuga nabi, mbakurwana ishyaka ryo kugira neza kuruta kugira nabi, bishyaka ryo gukunda kuruta kwanga, bishyaka ryo gukunda kuruta kwanga. Uyu munsi umutima wanjye, ibitekerezo byanjye, ndashaka kuvuga neza, ndashaka gukora neza imbere y'abambabaza, imbere y'abantuka, imbere y'abansuzugura, imbere y'abambwirana agasuzuguro. Uyu munsi mbonera imbabazi mu kuboko kwawe, mbonera imbabazi mu kuboko kwawe, bakubabarira abangiriye nabi, ndabibagirwa, ntabwo nongera kubabika muri jye. Nimpura nabo nzajya mbasuhuza, nzajya mbakunda, nzajya mbahobera, nzajya mbabwira amagambo meza. Nanze gutukana, nanze guhangana, ngiye kubiba amahoro, ngiye kubiba ibyishimo, ngiye kubiba umunezero mu bandi. Wereye none ururimi rwanjye bige kubiba amagambo meza. Urakoze Yesu, kugiriye neza, kunkomereje amaboko mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha muri byose, amen.